Mu minsi yashize ndabona hashize iminsi ndumva ari 3 Bishop Brigitte impamvu mukubajije nuko nawe uri umukozi w'Imana yatangaje amagambo ati abakuze cyangwa se abashakanye nibo yabwiraga ko byagenda ko sigano nacyumvishije ataho kugira ngo bacare inyuma bajye bagenda bayicarana mu cyumba bafata aga televiziyo kabo cyangwa se aka telefone zabo cyane kari kuri internet yavuze hanyuma bashyiremo udufilme twabakuze ati barebe uduposteri cyose udupozisiyo ngo bakinire mu kibuga kitanyerera wabona ati bagira ndati mbese ati posteri zitandukanye buri wese arebe mbese iyamushimisha bwe mugenzi ati iyi nabonye ari sawa ariko nabonye ari ibintu byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga nabonye byabayisaga ndende kandi ikomeye aho benshi bari kuvuga nibikwiye abandi bati ntacyo bitwaye ubundi nka Pastor Claude biriya bintu wabyumvishe gute cyangwa se wabifashe gute Bishop Brigitte yavuze abagaho ba nyirasenge b'abakobwa bakabigisha niba ngo ari uguca imyeyo ababiciye imyeyo barabyumva abacimye barabyumva bigishe n'abatarayiciye bababwira uko baca imyeyo rero Bishop Brigitte byavuze ntabwo ari bibi byavuze n'ukuri ntabwo yateye ingoma icumu nta muntu yababaje rwose ibyo yavuze kuki siyo bicaye ahantu babiganira bongorana kubahwe na bose yarashatse umugore yumva ngo baranyaza umugore iryo jambo ko bagutuka none se ubundi ntawe ndyi wiwe bashangazi barabyigisha so hari abantu bamenyereye gusunika hari n'abandi rero bamenyereye gukata umuziki mu gitanda wabyumvise neza rero bena gahunda bazi kugira gutya vora neza bakagira gutya tekinike dir kwaje urumva rero hari n'abandi bamenyereye gusunika sunika bakumva aribyo bibafasha noneho hari abandi bamenyereye wa ni gutya baca ubwenge umuntu ukuze kuki ujya gutara inyigisha ahandi iwawe kandi wabaye ukaziha umugore wawe ejo umugore aguca inyuma ejo umugabo aguca inyuma ajye gushaka indaya umugabo ajye gushaka umugore ajye gushaka umukorera ibyo agomba kuba amukorera icyamuzanye ntabwo yazanywe n'amafaranga iwawe ubundi umugore bagomba ku ijambo ryiza ukanamurongora nta bindi ugiye gusezeranya abantu hari inyigisho utanze hano za gutya na gutya oya bazakire n'abari kure n'abari hafi bazumva ushobora kujya kusezeranya abantu ukabanza kubabwira ngo mujye mukora ibi byo ku oya niko bimeze umukobwa wabwiye umugabo wawe igihe ugira mu mihango ibyo ngibyo abagomba kubimenya kuko buriya kirazira ko umukobwa ajya gushaka ari mu mihango umugore adahindukirira umugabo hari ahandi aba yahindukiriye niyo mpamvu rero izo nyigisho za Brigitte jewe ntazitera ibuye sinazisubiza inyuma tizi nanone iminsi ndumva ari 2 nimba nibeshye tubonye nanone Pastor Mutesi ku kibuga cy'indege agaruka mu Rwanda aho benshi nabonye bandika comment ati Pastor Claude barajya he bajiste bavuze ko atagiye ati kandi tubona yaragiye ko hatubwiye ko agiye mu rugo ugasanga umuntu bitwa Mutesi ahari byaba byaragenze bite kandi yari yibereye muri Canada ukaza kutubwira ko wamwumvishe mu rugo rero urumva twese kugira ngo tuvuge ngo Mutesi yari ahari ntiyari ahari twamubonye ku kibuga agenda avuga ngo imyaka 5 nibwo azagaruka ntazadukumbura agasozi nikakwanga uzakave ujye ku kandi mwihoye iki so urumva rero uyu munsi abantu bakabibavuga batari kose ya myaka 5 irashize twaramubonye kuri Dipacha niho bakamana bamwakiriye kuri Dipacha kuri Dipacha urahabona ndahabona aho binjirira saho basohokera barabibonye ntago nabyitayeho mwari mwavugana Mutesi twaravuganye GASARO TV bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze omerere mu mandi zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane musi twakiriye Pastor Claude ku GASARO n'umusangwa nibisanzwe Claude tugwaye ikaze murakoze meze gute meze neza urakomeye ndashima Imana ndakubona kabisa uritonze ubushize baranditse gabona ko Claude asigaye yitonda kubera Imana no kubera Imana abantu bayo yego harimo GASARO
yari simvuga ngo ni bake ni benshi ni benshi amen haremye ni benshi hanyuma bose siko batunganiye Imana twese ntitwatunganira Imana ariko buke buke bigenda biza rero no kubera Imana n'abantu bayo yaremye wari umeze neza muri rusange ariko ndashima Imana no kuri gasaro ese biri kwivuga gute sano ndashima ko nawe kumenyereye wamva ukavuga neza kandi twivuganiye gutya biba byiza biba byiza cyane nta kibazo ariko urahuze mu gatelefone ni ijambo ndimo ndareba ni ijambo uri kureba ko ndabizi iteka iyo nyakire ntushobora kugenda utampaye ijambo bashaka kuri dusomera dutangira oya turayisoma hagati okay nta kibazo muri rusange ubuzima bwagendaga nta kibazo cy'ubuzima ufite rwose ndabona umeze neza mu minsi yashize ko nabonaga muri kommente kuvuga ngo warananutse ngo ushobora kuba ufite stress nibyo nari ndi mu masengesho mu masengesho ntabarya nabanywa amazi nijoro hanyuma rero iyo utarya urabizi neza biba ari ikibazo okay babona yahindutse hanyuma kuro ntago ndi bujye kuri y'ikiganiro mu minsi yashize ndabona hashize iminsi ndumva ari 3 Bishop Brigitte impamvu mukubajije nuko nawe uri umukozi w'Imana yatangaje amagambo ati abakuze cyangwa se abashakanye nibo yabwiraga ko byagenda ko sigano nacyumvishije ataho kugira ngo bacare inyuma bajye bagenda bayicarana mu cyumba bafata aga televiziyo kabo cyangwa se aka telefone zabo cyane kari kuri internet yavuze hanyuma bashiremo udufilme twabakuze ati barebe uduposteri cyangwa se udupozisiyo ngo bakinire mu kibuga kitanyerera wabona ati bagira kwa mbese ati posteri zitandukanye buri wese arebe mbese iyamushimisha bwe mugenzi ati iyi nabonye ari sawa ariko nabonye ari ibintu byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga nabonye byabayisaga ndende kandi ikomeye aho benshi bari kuvuga nibikwiye abandi bati ntacyo bitwaye ubundi nka Pastor Claude biriya bintu wabyumvishe gute cyangwa se wabifashe gute Bishop Brigitte yavuze murakoze cyane tubanze dusuhuze abakurikiranye Agasaro TV bose aho bari hose ku isi yose tubabwire ngo Imana irabakunda ni abana b'Imana Bibiliya iravuga ngo bakundwa butura abana b'Imana uko tuzasa ni kurerekanwa ngo cyakoze uwo niyerekanwa tuzasa nawe uwo ni Kristo Yesu rero mbwira abantu ngo amazina ni Claude Niyonzima Pastor Brigitte ndamuzi no umukozi w'Imana ndamuzi ndamusobanukiwe umushumba w'itorero ryitwa Power of God cyangwa se itorero ry'imbaraga z'Imana mu Rwanda no hanze Brigitte ibyo yabivuze nk'umubyeyi kuko no umuntu mbere yuko ashyingira umukwe n'umugeni cyangwa se umusore n'umukobwa umugabo n'umugore abanza kubigisha rero za nyigisha atangira mu rusengero z'abashakanye baba ari abagatulika banyura babanza kwiga icyo bita umubano baba ari abadive ndabyibuka mu badive nshyankorera ubukwe mu badive ntaradivurusa batwigishije umubano no mu bakatolike yewe bibayo no mu bakatolike bibayo no mu ndumva mu madini yose na Pastor Rutayisire yarayabivuzeho ndirefera rero ku kiganiro Dr Kanone Antoine Rutayisire yaragira ati kiganiro naragishakisha sinakibona Brigitte yakoze umunyamakuru Casio Pizzo Max aramubwira ati yavuze PRONO ariko PRONO Rutayisire avuga ati yewe sindabona ikiganiro ngo ngibone ati ibyo yavuze sinjya kure nawe ataho tutemeranwa nawe atwohereje kwiga urahita utuma nkubaza iki kibazo muri aka kanya nge nicaye aha ndashaka kubikubaza nka Pastor Claude ntago nshaka kubivuga nka runaka nkawe Pastor Claude nimba ari icyo kibazo utangire ku ijambo ngo nukwigisha abantu umubano n'ubundi abyigishiriza mu rusengero no mu rusengero na abantu benshi ari nkawe Pastor Claude n'ubundi umupasteri yego kuba wakigisha abantu kuba bari batura dufilime twabakuzi hari ikibazo wakumvamo cyangwa se nawe urumva nta birenze buriya rero nuko ari ibintu by'imyumvire y'abantu nagiye kubwiriza i Buganda ahantu bita Jinja urenze Kampala werekeza muri Kenya noneho uwo munsi muri icyo giterane nari mfite baza kugira na gahunda y'inyigisho z'abashakanye
banatumiramo n'urubyiruko yewe rurengeje imyaka rugejeje mu myaka yo gushaka abasore n'abakobwa nabo babatumira muri izo nyigisho bavuga izina akantu ku kandi mu mazina yabyo neza uko ubizi neza urumva barabisobanura mu mazina yabyo bagasobanura ikintu bakavuga uko bumvaga babwira abantu bakuze babwiraga abantu bakuze bakabwira abakobwa bazajya gushaka bakabwira abasore ibintu nk'ibyo bakabigisha ikintu ku kindi ijambo ku rindi jambo ku rindi buri kintu cyose mbese bakabasobanura bakababwiza ukuri rero mu Rwanda kera twajyaga twumvaga mu minsi yatambutse ngo habagaho ba nyirasenge b'abakobwa bakabigisha niba ngo ari uguca imyeyo ababiciye imyeyo barabyumva abaciye imyeyo barabyumva bigisha n'abatarayiciye bababwira uko baca imyeyo hanyuma ikindi umusore nawe hari uburyo bajyaga bavuga ngo kujya ngo kurara umuhuro ku musore cyangwa ku mukobwa noneho kwa kurara umuhuro ku musore rero harimo abantu b'abagabo bakuze bigishaga umusore uko agomba kwitwara uwo musari bucya ari burongore bigenda gutya kuko hari n'abatari bazi ibyo gusambana batari bakundanaga gutyo bakagenda gutyo gusa atazi ngo bivahe bijyahe ibintu nk'ibyo hari n'umusore umwe wigeze kubaza nyina wigeze kubaza se ari bucya arongora ndabyibuka na ahantu mu majyepfo mu karere ka Gisagara ahantu bita Gikonko twese twari twagiye icyo gihe twari turaye umuhuro ndabyibuka hari kera aramaza ngo ariko papa harya kurongora barongora bati njya kuvuka nanyuzehe ibyo bintu wabyumvise ibyo rero bivuze iki hari abantu badasobanukiwe batazi iyo biva batazi niyo bijya niyo mpamvu rero ugasanga nigeze nkora ikiganiro nawe kera hashize mu mwaka washize ndavuga ngo haba mu Kagatare hakaba na Kakigezi ni mu Kinyankore cyangwa mu Gikiga Kakigezi ni umugezi urumva nuvuga ngo ni umugezi n'amazi atemba rero urumva umuntu umwe abaza undi ati aho guhitamo mu Kagatare no guhitamo Kakigezi wahitamo undi ati jewe nahitamo Kakigezi urumva mu yandi magambo bivuze iki rero bivuze ngo abantu bakwiye gusobanukirwa bakamenya iyo amavangingo niki ubu se shangazi kajya byigisha ko batamutera amabuye aha nicyo ngiye guta abitwa baburyohe ko bakurikirana ibiganiro bya ngiye guhita nkubaza iki nuko byavuzwe na Brigitte bamwe aricyo kintu bamutukiye ngo nta mu bishop wo kwigisha ngo abantu bakwiye kugenda bakaraba amafilme kujya bigiremo amapostage none se wabo yo muri salon iwabo ntibabireba cyangwa ku matelefone yabo ntibabireba usibye ko ari iryo zina riba ryaje ngo ni bishop na Dr Antoine Utayisira bisubiyemo yavuze ati niba yaravuze yaratwigishije inzira kujya kwiga PRONO aho sinemeranwa na Brigitte ariko niba yarigishije imibonano mpuzabitsina uburyo umugabo n'umugore bakwiye kujya mu gikorwa babiganiriyeho rimwe na rimwe ati byo rwose sinyuranya na Brigitte niba yatwigishije inzira yo kujya kwiga kuri PRONO aho sinemeranwa rero reka jye mba n'abantu matsiko ikiganiro nagikurikiranye cyo kuri 3D TV niho yagikoreye Brigitte nta zina nta jambo PRONO ryajemo ntaryo yavuze ati nk'abantu bakuze usanga umwe yaciye inyuma undi hari icyo yashakaga ku mugore we yakibuze yagiye gushaka indaya hanze ikimukorera atugasanga rero ibyo ngibyo bibaye ikibazo pastor ndi mu kiganiro ndi mu rugo so urumva ni umupastor w'umuturanyi wo muri Ibera tuye hano hafi hanyuma ugasanga umugabo avuye hano agiye kureba indaya iri bubashe kumukarabya neza iri bubashe kumuha keya ikamuha kabizu iri bubashe kumutakira mu gitanda kandi nta cyuma yamuteye ahubwo ari umunezero wayifashe urabyumva mu gitanda ibyo bintu kukibitabira mu gitanda cyabo kuki umugabo n'umugore batabyigaho ngo babiganire ngo bibere mu gitanda urumva rero muri make ibyo Brigitte yigishije nawe urabishyigikiye oya ni ukuri ikitari ukuri ni ibyo bamushyireho ngo ni PRONO nta pornography yigishije nta pornography yavuze rwose ikiganiro bakiri kuri 3D TV niho kiri ku buryo bari banashyizeho title cyangwa se titire ivuga PRONO noneho Brigitte aza guhamagara Eminyawe amakuru ndanayafite neza yanamuhamagaye igihe ndi kumwe nawe aramubaza kubera iki wanyandikiye ibintu tutigeze tuvugana Eminyawe yahise avuga ati jewe sigewe ukora titire
ahubwo reka nze mpamagare babihindure bahita babihindura bavuga ngo abakuze bakwiye kureba filime y'abakuze filime y'abakuze urumva hari iby'abana ibitente by'abana kuri televiziyo aho ngaho muri salo ni ibitente by'abana abana bari bitente ibintu nk'ibyo rero iby'abakuze ni abakuze niyo mpamvu bavuga ngo hazaba inyigisho z'abakuze ku rusengero hazaba inyigisho z'urubyiruko n'iz'abana rero Bishop Brigitte ibyavuze ntabwo ari bibi ibyavuze ni ukuri ntabwo yateye ingoma icumu nta muntu yababaje rwose ibyo yavuze kuki isi yo bicaye ahantu babiganira iyo bicaye ahantu muri restaurant ko babiganira iyo bicaye mu tubari ko babiganira iyo bicaye mu alimentation ko babiganira iyo bari mu bukwe ko babiganira bicaye ahantu mu gakundi runaka baganira abantu ahubwo se nuko ari izina Bishop ryabivuze hari igihe yigeze kuvuga ati abantu bagiye bafata udukingirizo bagire gutya ku Isimbi TV bamutera amabuye kandi icyo gihe yararimwe arafasha roho nzima mu mubiri muzima urabyumva Sando rero urumva hari n'igihe yigeze kuvuga ati abagore bambaye amapantaro n'abakobwa bitewe n'ahantu bari ntacyo biba bitwaye bamutera amabuye none se umusirikare w'umukobwa yambara ipantaro umupolisikazi w'umukobwa yambara ipantaro umuganga kwa muganga yambara uniform ipantaro n'ishati so urumva rero hari ibintu bidusaba kureka ubuturage cyane tukabujugunya iyo ngiyo tukagira n'ibintu dufata kuko Yesu aramutse agarutse hari ibintu byinshi yakwemeza Yesu agarutse hari ibintu yakwemeza urumva nk'abantu batuye mu bihugu bibamo imbeho za ineje imbeho zihora zibakubita buri munsi ntabwo yakambara ikanzu ngo azabeho ntiyakambara ijipo ngo azatambuka ajye mu kazi ni ngombwa yambara ipantaro rero abantu nk'abo bakwiye kugira n'imyumvire nayo rimwe na rimwe ifite ishingiro runaka bakareka kuvuga kuko Brigitte yigishije abantu ahubwo iyo baza kuba bari mu rusengero rwe bari nko mu rusengero akababwira ari ku gatuti akababwira rero abakuze abana mutahe hasigara abantu bakuze akabibabwira mu bari gufashwa uwo munsi abagabo bakagenda abagore bakagenda bagateka isosi abagabo bagahaha inyama abagore bagateka isosi nziza bagashyiramo agasenda ugasanga uwo munsi urugo ingo zirubakitse ariko kuba bivugiye kuri social media batangiye baramutera amabuye rero ubusa ibyo babwiye ni ukuri yego hanyuma hari abandi nanone bagiye muri sanse noneho wa mugani y'ubu Bishop reka ishyano ryacitse umurizo ati ntabwo bikwiye ko umu Bishop yatinyuka kuvuga ibintu nk'ibi ni ugukangurira abantu ngo kuba bakirekura cyane cyangwa se bavuga ibishego ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu nirize gutangiza isengesho ibiganiro nivuga butumwa ni ibintu biza bitandukanye yego ndabyemera ndasenga mu nyuma cyakoze yego rero Bibiliya iravuga ngo Abaheburayo ibice 12 umurongo waho wa 4 haratubwira ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka wabyumvise kurongorana kubahwe na bose kw'abashakanye kubahwe na bose rero niba hari umugabo yarashatse umugore yumva ngo baranyaza umugore iryo jambo ko bagutuka none se ubundi ntawe ndyi wiwe ndari we ntiwasuye mu rugo iwanjye dore niho cameraman hakamera so urumva rero tujye tubwizanya ukuri bashangazi barabyigisha banuze hari n'umudamu tuye hano Beretwari hano ku Gisozi kuri flash ujye ubyigisha ni benshi babivuga niba ari Vestina urumva abantu iyo bageze mu masaa 8 bishyira saa 9 bakubita kuri flash bagakubitaho bakumva ibyo biganiro bantuze kwa iyo shangazi yigisha barafashwa abahugura hari amahugurwa batanga bamwe batiye amavangingo ubwo niyo navuze ngo amazi ibintu nk'ibyo Sandrine kusetse cyane nuko nzi ko uyu munsi bagutera amabuye ntabyo uzi se oya ntayo bari buntere kuko barakubwira ngo nawe bareta bagaruka ngo nta pasteur ukurimo ngo wivuga ibintu nk'ibyo ntabwo aribo bangize pastor so urumva rero uwo tubigendana mu byumva arabyumva umugabo ubyumva arabyumva utabyumva nutabitekereza n'ubundi so hari abantu bamenyereye gusunika hari n'abandi rero bamenyereye gukata umuziki mu gitanda wabyumvise neza rero bena gahunda bazi kugira gutya vora neza bakagira gutya tekinike deal kwaje urumva rero hari n'abandi bamenyereye gusunika
sunika bakumva aribyo bibafasha. Noneho hari abandi bamenyereye wa ni gutya neza umwuka kubera guseka pe akusandi wagira kwijisho Pronokatse oya ikintu kiri kunsetsa ni uburyo ki uri kubivugamo none se nyine nawe wahimba urumva wari bwabone urabona ko wasetse mpa kukarira urumva amazi iyo umuntu arimo arakaraba amazi atambuka amazi kwaje umuntu arimo arakaraba ari mu gikorwa cyo ni byiza rega hari n'abantu baba bakeneye gukaraba buriya mu gitanda hari ugukarabira muri douche ariko hari no kongera gukarabira mu gitanda cyawe urumva pe nawe ni kwisanga nasetse ahubwo nk'ibi bintu mbavuze nta mugore mfite urumva atari ikibazo sandi ariko waramwigeze ndashize oya nyine nanjye ndimo ndavuga ibyo nabonye kera kuko ibya kera si byo byuba ariko bya byose nizo nyigisho zihari ariko uzanamugira kubera imana ni ukuri kw'Imana rero njye nabwira abantu ngo Bishop Brigitte ibyo yavuze nta cyaha yakoze ahubwo yigishije abantu baca ubwenge umuntu ukuze kuki ujya gutara inyigisha ahandi iwawe kandi wabaye ukaziha umugore wawe ejo umugore aguca inyuma ejo umugabo aguca inyuma ajye gushaka indaya umugabo ajye gushaka umugore ajye gushaka umukorera ibyo agomba kuba amukorera icyamuzanye ntabwo yazanywe n'amafaranga iwawe ntabwo yazanywe n'imodoka cyangwa n'amazu kuko niwabo yabaga mu nzu rero icyamuzanye kimwe muri ibyo ngibyo kibuze kurya ubundi umugore bagomba ijambo ryiza kumutetesha ukamubwira utugambo twiza ukamugaburira akambara neza ukanamurongora nta bindi ubundi mugasenga Imana ikamanukira muri urwo rushako isengesho rya mbere ubundi rigomba kujya hanze y'urugo rigomba guturuka mu gitanda kuko buriya umugabo agiye mu ivugabutumwa umugore akazirika iryo vugabutumwa ribipfabusa umugabo agiye mu ivugabutumwa umugore agiye mu ivugabutumwa umugabo akazirika iryo vugabutumwa riba bibaye impfabusa rero nuvuga ngo niyo mpamvu birivuze ngo kurongorana kubahwe na bose kandi uburibwa bashakanye bwe kugira ikiganda mita nkubaza iki kibazo Pastor Claude uri pastor sibyo njye ntago njya nshobora kuvuga ngo uyu si pasiteri uyu si bishop uyu si nde wa mugani kuko uwo muntu ajya guhamagarwa ntago ntago njye nari impari cyangwa se ntago uriya yarahari n'undi wese wajajinga umuntu ntago yarahari ujya usezeranya yego ugiye gusezeranya abantu hari inyigisho utanze hano za gutya na gutya oya bazakire n'abari kure n'abari hafi bazumva ushobora kujya kusezeranya abantu ukabanza ukababwira ngo mujye mukora ibi byo ku hoya niko bimeze kugira gutya na gutya baza ari babiri icyo gihe baba ari babiri ariko hari n'igihe bashobora kuba ari benshi umuntu akababwirira mu ruhame urumva akababwira mu ruhame ese musore umukobwa abanza akabwira ese mukobwa wabwiye umugabo wawe igihe ugira mu mihango ibyo ngibyo abagomba kubimenya kuko buriya kirazira ko umukobwa ajya gushaka ari mu mihango kuko buriya umukobwa niwe umenya itariki y'ubukwe ni nawe utanga itariki ya invitation abagomba ubundi kubw'amahirwe abagomba kuva abagomba kujya ku mugabo ari mu gihe cyo gusama niho uzumva ngo gahunda zahise zicamo ukabigisha ibintu byo mu buriri uti mu buriri muzakora ibizakora ibyo byose avugaga ntari busubiremo oya niko bimeze nuko ngo kubigisha cyambere umukobwa ukabivuga amazina yabyo mu mazina yabyo mu mazina yabyo ukababwiza ukuri mwarabibwiranye umukobwa musore umukobwa wabwiye umugabo wawe itariki ugira mu mihango yego nabimubwiye itariki y'ubukwe se mwayiganiriyeho ninde wafashe itariki y'ubukwe nyirizina twayiganiriyeho twembi rero ukabwira umusore ati musore niba mutarategura mutarasohora invitation itariki y'ubukwe umukobwa ni uyitanga wowe ugomba kuba witeguye hanyuma umukobwa akakubwira itariki nyirizina we ni uyizi abagomba kuva mu mihango gahunda ari tekinike niho uzabona umukobwa yahise asama inda cyangwa yatangiye kurwaragurika kubera ni mu gihe cyo gusama yasamye atangira guciragura yagira iserera agira iseseme hari ibyo azinukwa kuko yageze mu rugo gahunda ihita yinjira ibyo rero ni ibintu baba bagomba kwigishwa ku gihe hanyuma bakigishwa ko icyo cyumba cyabo nta wundi muntu n'umwe wemerewe kugikandagiramo
ni umugabo n'umugore gusa baba bagomba kwambaranira ubusa, umugabo akambara ubusa imbere y'umugore, umugore akambara ubusa imbere y'umugabo, bakajya muri dushe gukarabana, kandi bose ntagire ugenda ari wenyine, bose bagomba kwisukaho amazi icyarimwe, umwe agatsirita undi, undi agatsirita uwundi, kuko bose n'undi mu gitanda baba ari umuntu umwe. Niyo mpamvu birivuze ngo uburiri bw'abarongoranye bwubahwe na bose, nta muntu n'umwe wemerewe gukandagiramo, nta n'uwemerewe kumesa ikariso y'umugore, umugabo yamesa ikariso y'umugore, n'umugore yamesa imyenda y'umugabo. Mu gihe umugore arwaye ikariso rwose umugabo yazimesa, kuko n'umubiri we. Ari nkawe pasiteri ushaka kwihugura, hari igikorwa runaka utazi ukavuga ati aho kugira uyu mugore wanjye mbona mbese bitagenda neza azanca inyuma, ushobora kuba wafata za filime z'abakuze nawe ukaba wazireba cyane rwose. Ushobora no kumubwira umudamu ati rero hari akantu nabonye kuri telefone narebyeho, nabonyeho akantu k'agafilime kabashakanye. Ushobora no kubona umugabo uwo munsi yarebyeho yarungurutse, akabona uburyo aza agatanga keya, yabonye umugabo aza agatanga keya agahake umugore we, akavuga ati uzi ko burya hari ibintu ntajya nkora mu rugo rwanjye. Icyo gihe umugore agatungurwa n'ibibaye muri urwo rugo uwo munsi, agatungurwa na keya umugabo amuhaye. Hanyuma hari n'akashobora kubona akavuga ati ariko mu gihe bari mu gitanda bakinjira kuri telefone, niba badafite televiziyo nk'uko Bishop Brigitte yavuze ko bagira televiziyo muri salo mu cyumba, kuko si bose bafite ubwo bushobozi bwo kugura bwa televiziyo butangwa babushyire mu ntuze mu cyumba. Telefone ubwayo smartphone tuba dufite, ushobora kujyaho ukareba ukitegereza, atari PRONO ariko hari udufilime tuba turiho tw'urukundo. Nese ubwo izo filime zindi izo filime zindi zishobora kwigisha uko umuntu yakora sex, atari PRONO ubwo nizihe? Oya, zirahari. Sure. PRONO barongora mu bibuno, PRONO barongora mu gasanga. PRONO ni mbi, pornography ni mbi, ariko noneho utuntu twatuma hari inyigisho ziba zihari, nk'aba baba basobanura amavangingo, aba ba Vestina basobanura uburyo igikorwa kigomba kugenda neza, bande yande tujya tubona baburyohe na bamasharini, nabonye na bamasharini asa n'uwabigiyemo yicana na baburyohe niba ari baburyohe, ibintu nk'ibyo. Rero hari abantu bafite impuguro bagahugura ku buryo umuntu rwose avuga atari kuzi ko burya nashatse nari ntarashaka nyirizina ngo mbimenye, ugafata izo nyigisho ukazifata nkankama umugani w'abarundi, ukazishyira mu mutima wawe, ukamenya uburyo ugomba gufata umugore, ugomba gutwara umugore mu gikorwa. Ntabwo umugore ari gupfa kurira nk'uko ikimasa cyurira inyana cyangwa isekurume yurira inyagazi. Ni ibintu abantu baganiraho, igikorwa bakagitegura bakakigana. Ushobora no kubwira umugore ati ariko uyu munsi utaye kare mabuja, umunsi numva muri gahunda ndumva ngukeneye cyane mu gitanda, gahunda zikagenda neza. Umugore aba yumva ko uwo munsi hari igikorwa kigomba kuba, akanatekera n'umugabo akantu two kurya dutuma abasha kuba fresh, kuko buriya Hana amaze kuvishiru yumvise ko umutambyi yaravuze ati ni manuka mugende Uwiteka abaye icyo mwamusabye. Hana buriya yaramanutse ateka isosi, akubitamo agapiripiri samwe, Elukani uwo munsi aryama amerewe neza fresh, ahita atera inda. Rero hari ibintu bituma umugore w'umurundi kazi yabwiye umugabo ngo mushinga ntaye wanje ndagusongera ubugari bungana iki, umugabo aramubwira ngo ça dépend na sauce, biterwa n'isosi. Ubise sando byose rero biterwa n'igihari. Ntabwo wafata umugore ngo ntabwo ari byo. Umugabo ibintu byose abantu babiganiraho. Rimwe na rimwe nanone ugasanga umwe afite amavunane, kubera iki umugabo agize amavunane kuko afite ahandi yavuye. Umugabo amaze umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, ubwo se ibyo bintu koko bibaho ntibibaho? Rero ibyo ngibyo niba atarikoreye umugore we, hari ahandi aba yabikoze. Niba umugore adahindukirira umugabo, hari ahandi aba yahindukiriye. Niyo mpamvu rero izo nyigisho za Brigitte jewe ntazitera ibuye, sinazisubiza inyuma. Nta pornography yigeze avuga, yavuze agafilimi k'abakuze bakaganira bakabisuzuma neza muri systeme technique. Okay, kandi ibyo birubaka biranafasha. Ni ibitekerezo bya Pastor Claude. Hanyuma mpita nkomeza ikibazo gikurikira. Hashize nanone iminsi ndumva ari 2 nimba nibeshye, tubonye nanone Pastor Mutesi ku kibuga cy'indege agaruka mu Rwanda. Aho benshi nabonye bandika comment ati Pastor Claude barajya he, ba Juste bavuze ko atagiye, ati kandi tubona yaragiye. Ko tubwiye ko agiye mu rugo ugasanga umuntu witwa Mutesi ahari, byaba byaragenze bite kandi
yari yibereye muri Canada ahubwo ukaza kutubwira ko wamwumvishe mu rugo. ku kiganiro twakoranye ntabwo nakubwiye ko Mutesi namusanze, navuze ko Mutesi iwe hakiri kwa Mutesi, i Masaka hakiri kwa Mutesi, ko nasanze ibikoresho byose, nabonye abakozi bari bahari aribo bagihari. Rero Mutesi na musaza we yakoze ikiganiro kuri Zaburi nshya icyangugu, barimo barafasha. Hari umwitwa Tugirimana François Xavier w'umupasiteri muri Amerika, yari yabatumye kufasha y'umuntu za Rusizi ba Brazil bajyayo. Aravuga ati giye Mutesi turaturanye i Masaka, ntuye i Masaka nawe atuye i Masaka, iwe ni i Masaka nanjye ntuye i Masaka. Urumva ntabwo yigeze atangaza ko Mutesi adahari. Rero urumva twese kugira ngo tuvuge ngo Mutesi yari ahari ntiyari ahari, twamubonye ku kibuga agenda avuga ngo imyaka 5 nibwo azagaruka, ntazadukumbura, agasozi nikakwanga uzakave ujye ku kandi mwihoye iki. So urumva rero uyu munsi abantu bakabibavuga batari kose ya myaka 5 irashize, abandi bakabibavuga batese ka gasozi yangaga yavuyeho yagiye ku kandi karamwanze none aragarutse. Ibyo byose rero abantu ntabwo twabihanga amaso ngo tubiha agaciro, cyane ko yavuze ngo harabo yabwiraga ngo ntabwo yari message y'abantu bose, ntiyari y'abanyamakuru, ubwo abo yabwiraga yarababwiraga. Ariko noneho tukavuga tuti uyu munsi Mutesi twaramubonye kuri Dipacha, niho bakamana bamwakiriye kuri Dipacha. Kuri Dipacha urahabona? Ndahabona aho binjirira saho basohokera, urabibonye? ntago nabyitayeho. Nabibonye kuri Dipacha niho bamwakiriye, niho hariya ku kibuga se ko ukorera ikiganiro, ndakeka aho ubona hatabangamye. Niko mbitekereza ko ariko ariho hashobora kuba hatari yabangamye. Aya none se aho bakiriye abantu nti kamera bayemerera umuntu waje rwose ni arimo arinjira, arimo arasohoka mu kibuga, arimo arasohoka mu nzu y'ikibuga rwose, kamera wayitunga ko ni umuntu wawe. Rero yaba yaragiye hanze atari yaragiye hanze twe ntibitureba. Ikitureba nuko reka tumusabira amahoro, kuko yavuze ko arwaye, yagiye arwaye, yaragiye kwivuza, aravuga ati na famille yanjye nirinze ko nabibabwira bakabibwira umubyeyi wanjye, ko umubyeyi wanjye yagira pressure kubera ko yumvise ko nzabagwa. Ibyo byose rero ni ubizi ku giti kiwe. Mwari mwavugana Mutesi? Twaravuganye akizi, ariko nigiye bamwihamagara ntiyampamagaye. Kuko ngiye ngira urukundo rwinshi, irago niyo mpamvu abantu bazajya banajya ubwiza bw'intwari bwo kwatumye ubutambutsi bw'intwari bwatumye igwa mu mutego. Gute? Urumva yewe nigiye bamwihamagariye. Yego musaza w'umuntu rero, iyo modoka ntidusakuriza. Oya nta kibazo. Musaza w'umuntu, mushiki w'umuntu abwira musaza we ko arwaye, akanamusengera, akamubwira ati rero simpari, haraho ngiye kuzajya. Ariko ibyo ntabyo yambwiye. Ubona byaratewe n'iki? Niyo mpamvu nakomeje vuga ngo ariko Mutesi yaba ari i Masaka, kuko ngiye ntabwo nari nzi, sinagendanye nawe mu ndege, ntabwo yuri indege ndeba, ntabwo twagendanye nawe. Niyo mpamvu rero navuga ngo ntabwo natinda ku bintu bya Mutesi ngo yari ahari cyangwa ntiyari, kuko ngiye i Masaka na Kamana ntitwahamusanze koko. Ariko still bivuze ngo uko yatangaje imyaka 5 akagaruka ukwezi kudashize, buriya namara guhuguka azabihera idonido, icyo bita ubwino bwatumye imyaka 5 idashira, bwatumye ababwira n'agasoza kariko. Hari ikintu uvuze ugiye gutuma nkubazaho. Hari akantu uvuze ngo ntago yaguhamagara kubwi kandi tuzi ko ari inshuti yawe. Ntibyaba ibyo watangaje mbere uti Mutesi arahari kwa Cita, bishobora kuba byaramukomye ku mutima cyose bitaramuguye neza, kabona ko nta nshuti yabikurimo, icyizere kigatakara. Byose birashoboka. Turi mu isi rero, muri iyi si Bibiliya ivuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, kuko uko yari yatangaje ko azagaruka nyuma y'imyaka 5, undi akambwira ati Mutesi ari i Masaka, nige yaraherekeje. Natangaje ibyo umuntu yambwiye wari uri kumwe nawe. Yego birashoboka ko Mutesi yaba yaranagiye nyuma yo gutangaza biriya bintu. Birashoboka ko telefone umuntu yazikuyeho, ubusege sinshobora kuzikuraho nkaba mu nzu yanjye, ntuzamenye ko mpari. Hanyuma tweye kukubona tukabona gushaka indi simu dutazi, nkakubita muri telefone WhatsApp ikagenda neza. Tukakujya kukubona tukakubona ku kibuga.
Sengiye ngiye icyangugu se nta kibuga kiba Rwanda ya ntigi cyangugu ntigi Kamembe. Ntabwo bizi ko Rwanda igikamembe. Kandi ikindi shobora no kugenda ubusa nibangahe bajya kuri indege bagasanga yabasize bakagarukira ku kibuga bafite ibizigo. None se barababaza ngo ngo iyo mizigo ntuyijyane ngo ntuyinjize imizigo hano cyangwa ntugire gute. Ibyo byose rero twebwe ntabwo tubizi. Ariko nyirizina Imana yo yabizi, Imana ireba mu mitima, Imana itaryarwa, uburyarya mu bantu bubaho. Ariko Imana yo ntabwo twayiryarya cyane. Niriye somo byakadusigiye abantu. Isomo ryakadusigiye twabaye abastare turenga ubustare, twaramamaye turenga kwamamara. Ibyo twakabaye duha abantu ntabwo ari byo bakitubonamo. Kuko banyihangane batabumvise nivugiye iby'imibonano mpuzabitsina y'abashakanye, kuko n'ubundi ndabivuga no mu rusengero ndabivuga niyo abantu bagandi abantu bagomba kuganira ubuzima busanzwe. Ntabwo tuzahora tuganira na Bibiliya ubwayo n'itangazamakuru, kandi na Bibiliya irabivuga nibivuze ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose, uburiri bw'abashakanye bwe kugira ikibwanduza. Rero he kugira umugabo ucinya umugore, he kugira umugore ucinya umugabo, kandi icyo cyumba ni stop, nta wundi muntu wemere kukinjiramo. Abantu rero bumve ko ibyo byose bikenewe kwigishwa, abantu bakabimenya, abakuze bakabimenya, kuko hari igihe abantu bavuga umusore w'umurokore ashaka umukobwa w'umurokore, ariko ntabwo mu gitande ibya Bibiliya ntabwo ari byo bizamo. Bibiliya ntabwo ivuga ngo munaryama gutya muragira gutya. Bibiliya yavuze ngo uburiri bwubahwe na bose, abantu babutinye batinye icyo cyumba. Ni icya nyir'ubwite ni icya mabuja ni icya shebuja na nyirabuja. Umugabo n'umutware n'umutwarekazi. Rero niyo mpamvu abantu bakwiye kubaha ikintu cyitwa uburiri bw'abashakanye. Ibyo byose niho uzumva ngo umugore yarwaye imigongo kubera iki? Kubera ko umugabo nta kintu amumarira. Umugabo nawe rimwe na rimwe akarwara umugongo kubera iki? Buri mashini iteka idakorerwa antorotsiye igira ikibazo. Niyo mpamvu uzumva n'imbunda mu gisirikare bakora icyo bita antorotsiye izimbunda. Bakarasa ibirere kubera iki? Babazibura icyo bita bazibura mashini zimbunda. Rero na moteri yose idakora ntishobora kugira ikintu na kimwe, moteri itamuvinga nta kintu na kimwe yazageraho, ntabwo iyo modoka yagenda. Rero umugabo n'umugore babyumve babyubahirize, abajya mu kazi bagatwarwa n'akazi gusa. Washatse umugabo, akazi kaza nyuma y'umugabo. Niba warashatse umugabo ufite akazi, ariko ibyo ni ibintu mwaganiriyeho, ugomba kumenya ko umugabo ari umugabo. Niyo mpamvu uzabona minisitiri w'umudamu aba minisitiri w'igihugu muri office, ariko mu rugo ni umugore w'umugabo. Ntabwo yitwa umugabo mu rugo, yitwa umudamu. Umugabo ni minisitiri ku rwego rw'igihugu n'abaturage bo mu gihugu. Iyo minisiteri yitirwa minisitiri, ariko mu rugo ugiye gusura minisitiri runaka witwa Sandine ngo ugiye kwa kanaka, uravuga ati ngiye kwa kanaka. Ntabwo ugiye kwa minisitiri. Niba ugiye kwa minisitiri uramusanga muri ministeri, niba ugiye kwa meya uramusanga ku karere, ariko kwa kanaka. Njye nigeze kujya kureba mu minisitiri umwe muri office, mpageze umunyamabanga we wihari yarambwira ngo urashaka ndashaka minisitiri. Ngo niba ushaka urashaka ndashaka minisitiri. Mufitanye gahunda se? Ntoye nayo twari dufitanye. Iyo urahazi se? Ngo ndahazi. Ngo niba ari minisitiri, niba ngo uramushakira iki? Ni gahunda, ni impamvu zihari. Ngo impamvu zihari ajya kwa nangiye kumuvuga. Impamvu zihari ajya kwa kanaka, genda baze kwa kanaka muri quartier atuyemo. Niba ari minisitiri ushaka, vuga impamvu ituma ushaka minisitiri, tuyandike hanyuma tuguhuze nawe. Ndangije ndavuga ibyo byose ntabwo ndi bubyandike, reka muhamagare kuri telefone ame gahunda. Rero urumva umuntu wese buri kintu cyose mu gihe cyacyo, buri gikorwa cyose kigomba kugira igihe cyagenewe kandi kikubahwa. Uburiri bw'abashakanye bw'abarongoranywe bwubahwe na bose. Kandi mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 11 haravuga ngo mwe kwimana ntibukimane kugira ngo shitani atabateza irwa ry'ubusambanyi. Kuko umugabo niyima umugore we ibyaje ashaka, umugore biratuma ajya gusambana, ajye gushaka ubimuha. Umugore niyima umugabo we, umugabo arajya gusambana, ajye gushaka umuha keya umugore atamuhaye. Rero abantu bagabanya umujinya mu ngo, bagabanya uburakari mu ngo. Uburakari burasenya,
umujinya wica uricana uriya mugabo ntabwo yari yazindutse ari bwica umugore wa wundi wa Kimisagara buriya ahubwo hari amagambo bavuganye atashye aba nk'uwikoza ahantu ahura n'inshuti mbi zaravuga ati ariko umugore nk'uwa agusuzugura gute ibintu nk'ibyo ubu ngubu umugabo nibwo amaze gushyira ubwenge kujye niba atari yararozwe rero akenshi uvuze icyo kintu bitunyibutsa hari n'abavugaga ngo hari igihe bakuruga kwica umuntu ibyo na byose buriya niko twabyumvara ibisazi barabiroga kandi yaroraga abwira umudamu ati nzakwica ibyo rero nabyo bishobora ko urumva ntiyabimubwiye bagishakana ushobora kuba yarabimubwiye mu gihe runaka cyangwa n'ibisazi nabyo bikabaho ibisazi bibaho abantu barabiroga abantu umuntu akaba yavuga ati bwose mubano kanaka yifitanye n'akanaka n'umugabo we tuzawutandukanye ibyo byose rero bibaho ariko kuko ndibwira kugira ngo umuntu afate umugore wakubyari umugore wagiye mu niko gahinda ka mbere nararebye abana ngo papa yica mama ngo umutwe mu ndobo ibyo bintu byarambabaje cyane rero ni ibintu birenze kwemera Sandrine rero abantu nibagabanye imijinya bagabanye karande bagabanye ibintu byose mu rugo ntabwo haba imijinya ntihaba uburakari biravuga ngo kurakara niba murakaye izuba ntirikarenga mukirakaye kandi abantu nibacoshoberana ntibakamarane urushako ni ikintu cyubashywe umuntu uturuka iwabo nawe ugaturuka iwanyu mugahura biravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe ngo niyo mpamvu baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu umwe rero kwica umubiri wawe ugafata umuhoro ugatema akaboko kawe ni ikintu gikomeye cyane cyangwa ugatema akaguru kawe ni ikintu gikomeye cyane biteye ubwoba Sando ari na mpamvu Claude yikurema ke karenge guteze mbese wowe nyine ukabona guhuza hari igihe byanga bibaho kandi kavuga ati nabyanze ko duhuza bibaho ABCD burya umuntu niwe ubuzi ibyo yabanye nabyo mu nzu si byo se rero ibi bintu bibamo divorce bibamo ibice bibiri umuntu ashobora gusaba divorce atari uko ari we munyamakosa abantu njye mbabwira hari abanjya mbona kuri social media ngo jewe nareba ngo wasabye divorce ngo niwe munyamakosa oya ibyo bintu bagiye babifata babitandukanye umuntu ashobora gusaba divorce bitewe nuko ari mwarahunga ejo atazapfa nko kuri ya mugore wa Kimisagara yapfuye aho kugira ngo abantu babane ejo umwe yica undi bahora mu ntonganya ejo bahamagaye mudugudu umutekano wabahuruye barwanye bahuruye imiryango yabicaye hagati bagize gute ikintu nk'icyo buriya iyo bigeze mu nzego z'ibanze mu mudugudu mu kagari baravuga bati turabona bagakora raporo bati twebwe turasanga aho kugira ngo abantu bakomeze kubana babuza umutekano abaturage ibyiza nuko batandukana ubwo urumva inzego z'umudugudu z'ibanze ziba zabyitegereje n'akagari rero urareba ugasanga pastor ushobora kubanisha umugore n'umugabo mu ntambara ejo bakazicana uyu mugore wa Kimisagara niba tuvuga niba bari bafite nk'ahantu basengera n'urugero barabibwiye pastor ariko rero tubanye nabi pastor ati nimwihangane uyu munsi umugore wapfuye bashyinguye Inyamirambo umugabo ari mageragere nicyo gisubizo kiza kuri pastor birababaje sandi wabyumvise ibyo bintu nabyumvishe rero baba barashakanye bakuze umwe wese abazi icyo ashaka undi aba azi icyo ashaka aho kugira ngo umwe yica undi abana basigare bitwa imfubyi erega buriya bari abana bamaze kuba imfubyi ku babyeyi bombi uriya mugabo aramukubita burundu ntabyo gusaba imbabazi ntabyo kuvuga ngo nari nibeshye nari nanyweye nari nagize gute wabinyweraga ikize iri foko bahana icyaha kugira ngo nundi wabitekerezaga wari ufite akanundi uko kuzabikora nawe bimubere akabarore bimubere isomo cyane rero ntabwo ari byiza kubanisha abantu ku ngufu kandi hari n'ingo zifite divorce usanga umugabo arara mu cyumba hariya umugore arara mu cyumba hariya abana bagahurira muri salo rimwe na rimwe rero iyo bacabiranye tuvuga nk'umugore agataha isaha ashakiye kuko atakirana n'umugabo ashobora kuvuga ngo aha ngaho utaha ni kwande agasanga umugabo muri salo aha ngaho utaha ni kwande kuburara mu cyumba cyawe nkarara mu cyumba cyanjye ntibivuze kusuzugura ngo utaha isaha yose wiboneye mu nzu yanjye cyane cyangwa se ugasanga umugabo yasize umugore n'abana mu nzu
ariko agiye gucumbika ahandi nibivuze ko urwo rugo wa mugore utaha isaha wiboneye kuko uracyari mu rugo rw'umugabo yego nubwo umugabo adataha muri urwo rugo yatanze amahoro abana basiga muri urwo rugo cyangwa umutunga wuhereza abana kuko mwabyaranye ariko nibivuze ko ukora ibyo wishakiye muri urwo rugo ibyo byose rero urumva ni ibintu abashakanye bagomba kuganira bakamenya ngo ariko ibyo shaka nibiki ndava he ndajya cyane hanyuma dusoza rero urumva waruvuze uti niyo mpamvu nge nabihunze ntabwo nabihunze ngewe nzashaka Sandrine hanyuma gira icyo ubwira ntawe uhari uzamubona kubera Imana Muhamagare Muhamagare se genda mufite fiancé waba uhari kwa mama pasteur fiancé waba uhari fiancé Kuri dusoza gira icyo ubwira abantu nimero yo barayibona ku kiganiro ubundi udusengere icyo nabwira abantu nuko bakwiye kubana mu mahoro umugabo n'umugore bubahane kandi bamenye icyo bashaka kuko rimwe na rimwe ibi biganiro natwe ubwacu dukora dufite abana baba bazabibona hari umwana wahamagaye umubyeyi ejo aramubaza ati mama uzi ko mbonye hari abantu bambwiye ngo nibi ati ndabasubije ngo ibyo ni ibiganiro by'abantu bakuze si ibyacu nk'abana urabyumva ibyo bintu rero ndabwira abantu ngo abantu bose twihane duhindukire tuve mu byaha dusange Yesu ariko tunubake n'ingo nyinshi zisenyutse kubera abagabo batuzuza inshingano zabo ingo nyinshi zisenyutse kubera abagore batuzuza inshingano zabo abagore rimwe na rimwe hari ijambo Muteskovia wa mama urwa Gasabo yaravuze ati abagore benshi birirwa mu nsengero buri munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ngo bari mu masengesho y'imisi n'iki bagahora mu nsengero aho kugira ngo byibuza kandi pastor basengesha harimo abafite ibibazo by'ibirayi wamuhaye igisubizo cy'ibirayi akajya guteka akabona ibirayi noneho akazagaruka no gushima arahora asaba ibirayi hari ukeneye igishoro cy'ibihumbi 100 pastor ufite amafaranga nawe ubwawe uvuga ko yafite urabona ibya 10 urabona amaturo urabona iki ayinyubako ibintu nk'ibyo kuki udashyigikira abantu nk'abo byibuze ushyireho timu ikwiye kuba igenzura abantu bameze batyo kugira ngo bafashwe roho nzima mu mubiri muzima Yesu ko ibyo yavuze agiye turemerana ndi pasitoro ariko ibyo yavuze agenda byemera rero Imana iha umugisha buri muntu wese kandi Imana itanga amahirwe ya kabiri kuwatakaje amahirwe ya kabiri nka Claude hano nanjye natakaje amahirwe ya mbere nkeneye amahirwe ya kabiri hanyuma kandi Sandrine wowe uzakamera ubwo buko umunsi bwabaye kuko genda kwemera n'umutima wanjye wose sano ndakwemera kameramani ndamwemera Imana ibaha umugisha buri muntu wese rero mu mwanya we Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese mu itorero nkuko yahamagawe akomeza gumuko yahamagawe wahamagawe wari umupagani ahinduka umukristo kandi Brigitte rwose niba mureke yavuze ibyo agomba kubavuga yavuze ibyo abantu bakuru ahubwo yatonetse mu bisebe babandi batuzuza inshingano commentaire uri bubone zitukana ni babandi batuzuza inshingano ariko ahundi wuzuza inshingano uwo ngo ntari butukana avuga ati ahubwo hejuru cyane abo rero tubasabiye umugisha hanyuma Imana ibaha umugisha ibarinde kandi bakomeze Mana ubwo ugendera abandi nanjye ntusiga nigishije abandi je simfite uwo ndi bubwira ikibazo Mana umuzane mu izina rya Yesu hanyuma telefone 0782 51 15 0782 murazisanga aho ngaho data turagushimye mu izina rya Yesu kubwa GASARO TV buri muntu wese umurinde kandi umukomeze zini nyigisho data twese kuva kera hose kuva ku bw'Adamu niyo mpamvu wavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye hanyuma wemera kurema Adamu mushyira mu ngobyi ya Edeni umaze kumurema uramuga ngo niyite buri kintu cyose kiba mu isi amazina akita izina nyuma yaho uza kumuremera umufasha uravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye umuremera Eva turuka mu rubavu rwa Adamu ibyo byose ro bigaragaza gushaka kwawe no kubaka ingo zo mu isi buri rugo rwose rwendaga gusenyuka reka rwongere rwubakike witwa ndiho kandi uzahora hiteka ryose turagushimye Kristo kubyumva no kubikora buri muntu wese utatunganyaga inshingano mu rushako mu rugo rwe mu cyumba cye reka data twese atangire yubahiriza izo nshingano kandi abadafite mwaba Imana babubahiriza izo nshingano nabo ndabasengeye
ubagire neza ubibuke ubarebe kandi ubakebuke mbasabiye umugisha udafite umugabo umuha umugabo udafite umugore umuha umugore kugira ngo nabo kuko iyo bumvise iki kiganiro nabo kibafata ahantu bigatuma bagira kwifuza mwami Imana ubagire neza kandi ubarinde bakomeze sabiye buri muntu wese kwisi yose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu seze nizeye GASARO TV ahabwa umugisha agere ku rwego rwa subscribers umukore subscribers mana buri muntu wese akore subscribers urebye iki kiganiro uje ari mushyashya akore subscribers akore abone like commentaire yawe nziza nawe niwandika ibyiza nawe Imana izaguha ibyiza nushyigikira amavuta Imana izagushyigikira Imana iragukura ku gitanduriho iragukiza diabete iragukiza cancer iragukiza sida urushako rwanze ruragenda neza ibyanze kwishyurwa Imana irakwishyura amadeni kuko nawe ushyigikiye amavuta Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amen amen bashyigikira amavuta bakore subscribe amen